Nitwa Munyana Analisa, ninjye wari directrice Monzi nka Mama Safa umugore wa Papa Safa. N'umukozi muri Zacu TV ndetse aba nyina muri Papa Safa nitwa Digidigisha Bosco. Uri koko nyikinamo Nesteri umugore wa Rulinda Papa Safa nkaba nitwa Nyiragitariro. Papa Safa ni Maître Tami Hatongi Orunana umuyobozi w'umudugudu wa Nyarurembo Alphonse Mugabano Sena. Etanda wasinze? Wasinze? Okay. Subiza ikibazo kubaza. Ni ikihe kibazo kiri hano? Kimirire. Kuri kibazo cy'abanyeshuri. Bare abana barananiwe. Abana barashaka kujya barya amagi mu gitondo saa 7 n'umugoroba. Nizo rufunguzo rwa stock. Nizo rufunguzo rwa stock. Njye kureba muri stock niba mu biryo hari ikibazo kiri. Ariko urufunguzo rwagiye. Urufunguzo rwagiye turabaka. Ikibazo cy'ikana ujya. Ariko se kutamenya n'iki? Oya, asikugenda n'ibyo cyo gushyira abana. Amafaranga ashaka ndakiza. Ariko mwabaye muti ibiki. Ubushize abageze ku bice bitujuje ubuziranenge bitameze neza, ndihangana ndabijyana barabirya, murane kukubwira ngo ndajya ibindi ukanga kubyumva. Ubusunza mushobozi kiko. Umva cyo shaka n'amafaranga. Ariko amafaranga ko ababyeyi batakishyura igihe. Ibintu byakomeye, ibintu byakugwanye. Wambaye ibyo bishyira abana bakiga. Utamaye amafaranga se kumva bya ibintu byakunda wowe. Nibishwa n'inzara. Banizara. Narababyaye se. Mujye munumvira abantu bemeza birimo baraza. Niyo mpamvu ugeraga gukorana n'abakene. Niyo mpamvu naga gukorana n'abakene. Uvuze? Ndavuze ngo niyo mpamvu naga gukorana n'abakene. Ubuze abantu baraje gushaka amasoko y'akazi tukarimo. Ako mwambariye. Iki? Udi umukene? Mwamba. Nibese. Ufite inka zingahe? Ugira umurimo. Ugira inka wowe? Ariko ndenda bakwirukanye wajya hehe? Ugize uwo? Anisozi gusuzuma. None ubwo biragenda biteze? Genda guteze nyine. Wowe amafaranga ubundi tuzakwishyura mu minsi 2. Oya turi gukora uko mu banyeshuri. Ubu ndagera ku ishuri bose batubura. Birukangana. Udafite amafaranga ntabwo azagaruka. Mu minsi 2 nzakwishyura ku karere badusigiye amafaranga agiye kujya ku makonte ngo amafaranga utwongera ibiryo. Aho kugera ku bugende. Kugira ngo bugende. Ntabyo ngo. None natwe tujye gusesa abateza mu isoko. Kugira tujye gusesa isoko. Gusesa isoko. Iki ya koperative bihuye. Ndakumva. Umuceri wawe. Tone ni nazo nshaka. Noneho ubyagenze rero. Samuye. Uhura mu mvura. Arakubika asanya kaho. Kuzafata huye. Ariko rero wa mugura. Oya. Ntabwo umuceri ufite agahuye ugaburira abana. Nako bikomeye gake. Ni gake ngo hasi nyine wakuraho. Usigirize abana ntibakora. Ariko wamugani bahurira. Ku kiro ndakugabanyiriza amafaranga 320. Atatu mu kiro. Uba na tone nyewumva. Ndakugiriza se. Wunda ukura. Bari kuziko ufite n'imodoka. Ndabizi wunda utwara. Iki? Mfite ibishyimbo. Ibishyimbo byamunzwe by'ubushoboka. No. Ibishyimbo biteyemo n'igifute. Toni imwe n'igice. Ugabanyiriza amafaranga 500 ku kiro. Uragabanyiriza 5 ku kiro. Kuba wumva ngo nangahe? Nabyo ndabitwara. Buriya bajya bavuga ngo hari indwara y'igicuri bavuga mu bishyimbo. Ariko ibyo ngibyo bumva ubwo bizaba biri kumwe n'umuceri. Tuzajya tunavangira n'akawunga bafite muri depo bazabirya. Ubu se ngo ejo bundi bakwirukanye wajya hehe? Hanyuma ndakwereka rero.
izo tone nye ndazikeneye ibyo bishyimbo ariko barabimera ibishyimbo byiza ndabigura ubwo ejo nzazana akamodoka kabipakire imodoka se y'ikimo gifite nzabikuzanira mu giti ese ko tutajya wambara nk'abakirundi ari wa mugani umukire nibyo ndabishaka ndabifata ndagukeneye gato reka nuvuga ukwiziniye turebere ubwo gahunda turayikomeza yaho muri ejo nzabizana bavuga ko yateguye ngo abaki itanga ikibazo raporo abaye nkasa ngo abana ntabwo bari burya uvuze ngo abana ntabwo bari burya ikibazo gikomeye turasobanura dute uburyo abana batari burya isitoke y'ibibiri ni gute abana batarya se nyine sitoke yuzuye ibiryo byarapfuye ngo bya iki mfashe kawunga ukuntu imeze yaragiye afatana yarwaye uruhumbu agahuma imeze ifite ibintu bimeze nk'imyotsi nk'igihu cy'umukara haje ibintu bimeze nk'ukuri ibyo bintu ndabitera ariko urahindutse nawe umuceri w'uno munsi nakubwira umuceri ni ibice bifatanye n'ibishishwa n'iyo wagosora ibishyimbo byo baba data we ni ibishyimbo se wazanye kuko wazanye ibishishwa by'ibishyimbo ni bo mva pesa kushinzwe guteka ushinzwe kureba ibyo njye bazanye hanyuma se urakoze ibyo ushinzwe guteka hanyuma se ntabwo ugomba kumenya ibyo ngomba kugira abana reka rumubwire amabuye reka mubwire nagukuye hano epfo mu itanura ry'amatafari ntuzana hano uze guteka ariko utangiye kuzana akaboje uruhare rutangiye gutukura usigaye ufite amagambo nubwo nari mu matafari bwa nari narize guteka kuki ntabwo rero icyo urabitekera abana ntabyo uteka ntabyo nteka mbo urahita mwirukana unyirukana fazari ebyiri ariko uziko nagenda umubyeyi ngiye mfata abana mbatekera ibyo bintu byapfuye nibamara kurwaza uzi ko mbere yo kugutwara ngiye ari njye babanza gutwara kuko ni igihe utafashe icyemezo ndabeshya mwabana fata umwanzuro tubimenye ngo tubimenye none tone enye z'umuceri tone imwe n'igice y'ibishyimbo tone ebyiri z'akawunga tubimenye hanyuma tubishyira mu nda y'abanyeshuri hitamo nawe ariko uzi ko nanjye uzi oya ntawe uzi ubwo nibyo nafashe icyemezo ufashe icyemezo ndasubira mu matafari ufite umugore ndamufitanye uba ufite n'abana ubu ndabafitanye indano umugira inama indano umugira ntabwira mpamvu kuri biriya dutekera abashyitsi n'abarimu hasigaye umuceri ungana iki iby'abari mu byo ni bizima harimo umuceri n'imifuka ngira ngo 3 cyangwa 4 harimo nk'ine ufite amavuta angana iki amavuta hari amajerekani amajerekani yego bo ntushaka kubaho neza ndabishaka kubaho neza mu buzima bwiza ariko ntisha abana ni ngombwa abana bagomba kubaho neza ntacyo mvise kari kose ndaguha umufuka kuri iriya myiza urumva ngo yewe ijerekani kuri buriya buto nurangiza uyore ku kawunga ujyane iwawe kugushyira abana murye nurangiza utekera abana barye ukabimpa burundu se ku buryo bakazabifata byose ibyo mubwiye 25 by'umuceri kuba mwiza w'abantu ntabwo 15 ntabwo 15 ubundi warangiza gahunda zikaba ntabwo byandikwa ku ideni ntabwo ari ideni nzakwishyura n'ibirarane nzaba nabikora imbere y'ubunani harya kandi noheli yegereje we na bonani none ubwo icyo nkora n'uturayi n'inyama ndabiteka urabiteka ndabiteka icyo akundira rero uriya ukuntu uhinduka umuntu w'umugabo nicyo nkunda bari abana bagomba kurya biriya biryo umva kwerekera igihe bivunika icyo ngiye gukora biriya bishyimbo ngiye kugenda nshaka ibihumuza n'ibiryoshya n'ibyo gukarangisha manza mutema tukuzu umutima za befu masara za kikeri masara za pfa bigenda bihumuza kawunga ndayibona buri hinduka ifu indagiza nshaka kaka hari akarungo ushyira mu mandazi agatukura gahinduka umuhondo ndakubita ndeka kawunga gahinduka pate jote wowe unakoze ubwenge igishyimbo ndakinomba kigenda gihura n'imimunga ahubwo se abana barajya bakibira kinyerera nuko bimeze umva n'urujya bazajya bagira ngo isupu isupu y'umuko rero ngende ugasigaye cy'umuceri icy'umuceri umuceri we ndashyiramo ndafata agafarini nishyire mu bifu reka mukorere umuti abana ndabatabara
nanjye nitabara amarye kugira ngo bityo byawe dusobanura dutega abana ntabwo bari reka saje ndikora ufuka w'umuceri niba yaricoka n'amavuta batabigeze ugomba kwiyogoshesha umusatsi wawe. Ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo no kuri directrice ibaze yuko abanyeshuri bari hariya no kuri kwimana abandi banyeshuri bari yase ko badotse bagize gute no kuri kwimana badotse rero abanyeshuri simbarako batorotse bagiye uko baza abandi banyeshuri bari batashye abandi batorotse ikigo batashye se babuze iki directrice bikubwira kenshi abanyeshuri basigaye barya ibiryo utamenya niba ari ibiryo cyangwa se niba ari ibiki babatesha ibaze yuko kawunga bashyiramo ibintu utamenya ibyo ari byo ukamenya niba uri kurya kawunga niba uri kubirya ibiki bikagucanga ibaze noneho umuceri si isahani imwe kimwe cya kabiri cy'isahani aba ari amabuye n'umucanga ibindi ngo ni ibiryo gusa ubwoko kudiripiri abanyeshuri ibyo biryo ni nabyo abana bo mu wa mbere bari ni ukuri kw'imana bintu nk'ibyo bibiriya y'imana abanyeshuri bose kuko azumusobaza mwe tujya tubafatira bagiye gutoroka niho ngo bari kujya gushaka iki amandazi n'inuza n'igikoma bose bakayenze bagiye ndaje bikurikirane kanakiri ubuteye nta kibazo genda jya muri classe ndaje mu bikurikirane directeur uraboneza amaguru amahoro bikurikirana nanyishisha byageze ikibazo gato ariko si ibibazo biri muri iki kigo ni ibihe no nyine wumva ikibazo giye mfite umwana nyine se kutanambajije umwana wanjye nyine uri umubyeyi wande umubyeyi urerera kuri iki kigo umwana wanjye yitwa Keza Keza ngakicaye hanyuma rero Keza afite ikibazo cy'uburwayi umwana yari afite ibiro 55 agejeje kuri 35 umwana afite ikihe kibazo muri iki kigo icya mbere ararwaragurika ararwara kamwe abantu umwana wanjye none ikibabaje ni uko yasobanuriye ko atari nawe urwaye wenyine aha ngaha ku kigo abana bose bararwara kubera yuko hano tugaburira abana neza ikindi abana hano banywa amazi meza nta kibazo kimwe hari ikibazo cy'imirire kiri aha ngaha koko mana umva nkubwire njyewe ndakubwira ngo niba utarebe ikibazo kiri mu kigo cyawe njyewe umwana wanjye ndamukura mujyana hanze ntabwo bishoboka ihangane basimbi kwihangana umwana wanjye umenye ko nabyaye w'ingwe we nyine icyo kibazo gikirana ihangane ndabikurikirana mama reka nigende etanda uri directrice nyitabaha nizere ko ataba ikindi kibazo ariko kuko ibintu nari ndimo bikurikirana njyewe nsobanurira ku murongo icyo ngenda kubaza icyo ari cyo cyose turumvikana ni ikihe kibazo kiri muri iki kigo kigeza aho gituma ababyeyi bashaka gukura abana hano njyewe narababwiye nimureke dufate ingamba zikakaye twuzuze amabwiriza n'amategeko ababyeyi tubereka ko baje kurera abana hano nta mikino ihari mukomeza kubijejekera unsubije icyo mubajije ndashaka kurasa ku ntego nanjye ndababwira rero umwana wese wakerewe bajya bamukingirana bamusubize mu rugo icyo kintu maze kucyumva ndababwirira ababyeyi mujye mubabwira bafate gahunda zose etanda wasinze okay subiza ikibazo kubaza ni ikihe kibazo kiri hano cy'imirire ikibazo cy'abanyeshuri bari abana barananiwe abana barashaka kujya barya amagi mu gitondo saa sita n'umugoroba abana barimo gushaka kugira ngo bajye barya amasaradine kandi urabizi twebwe ntabwo politike tuyifite genda nicaye ndababwira niba ugomba gukura mwese turi muzi uko twakuze twebwe tudashyira ibijyanye ku bintu by'ubuzima bw'imirire ndicaye ndababwira reka mbashakire akawunga keza ubu turimo kubaha isukari igikoma bari kunywa wibaze ko nanone nanavuze ngo twongere umurimo w'ibisheke abana bajya bicara bafatire ibyo bisheke mu rwego rwo gufatira imboga ibyo bintu byose turi kubikurikirana ariko njyewe babaze icyo gitangira ikigo nka directrice ntushobore kunyumva njyewe ibintu birababaza akavunika kandi n'abana banjye njye bakurikirana uva mubwire tanda nizo urufunguzo rwa stoke njye kureba muri stoke niba
urufunguzo rwageze ugira amaguru ibyo rufunguzo twari turimo nibyo nakubwiraga mu by'ukuri akabazo waravuze ko ibirira nahise numva kabaye ariko ni ibyo ni ikihe kibazo rero kirimo ubundi banza umereze urufunguzo rwa sitoke mu by'ukuri twari twabikemuye kandi ibyo bibazo tuzabikurikirana n'ubu njyewe nafashe umwanzuro ndavuga reka tufite iriya sitoke nirangira tuzakora ibintu bishyashya kandi noneho njyewe n'ikindi kintu cyiza uretse ko nabivuze kukubwira hari amafaranga make y'ingenzi kugura none ndavuga ni nazagushaka nitunze muri ofisi yawe nawe ukibonamo noneho tugakora twese muri gahunda nziza y'ubusabane no gusangira abakiriya kandi ntacyo nakwibagiwe turabizi turakorana ese niyo mpamvu abantu bari kurya nabi hanyuma amafaranga wayasaguye mu biki ariko barahabwa bahabwa umuceri ajyana ikawunga bahabwa ibishyimbo byuzuyemo amabuye ariko byumvise neza nari ndi kubikurikirana iriya sitoke yinshi nta yindi tuzaza etanda dufite umushyitsi nizere neza yuko iki kibazo kitari bugaruke byaba byiza aje mu masaha atari kurya kuko amasaha yo kurya kandi abana bari buze kuvuga ibibazo bafite n'ababyeyi urumva nihagaruka icyo kibazo ndakwirukana none gusa ubwo nuko mukorera imana muteranya abantu n'inzara ndanjya kwakira umushyitsi wanjye yahageze ariko nigeze ikindi gitekerezo wikoresha inama nari mbirimo n'ubundi nama ni nkaho nari nyangira ariko noneho ibyo bintu nabigira ibyanyu nta kintu ukeneye kumva reka banze nakira umushyitsi wanjye nabigira ibyanyu kandi nakubita hakenewe Murakoze cyane. nimumfasha twakire umuyobozi wacu mumwakirize amashyire ni karibu umuyobozi Murakoze cyane. yego urabona rwose Wanatuje n'inama y'ababyeyi n'abanyeshuri. harimo inama y'ababyeyi n'abanyeshuri Yego. twari turi kwiga ukuntu twakongera umubare w'abarimu Yego. kandi tubirimo ibyumba by'amashuri bimaze kuzura ibyo twari twateganyije kubaka ikindi noneho hari rwose turi gutsindisha Ibyo. turi gutsindisha cyane ku rwego dushobora kuzaba ikigo cya mbere muri aka karere urumva ko nibyo kwishimira rwose tubiha amashyi noneho abana bacu urabona ko rwose imirire ni myiza nta kibazo na kimwe abana barambara inkweto bose n'ukuri turashima imana kandi turabashimira namwe bayobozi ko mutuba hafi ko bwije nuko Urakoze cyane. yego Ni byiza rwose ubwo ababyeyi bahari ndetse n'abanyeshuri bakaba bahari nk'uko tumaze iminsi tubyumva twari tuje nyine mu bugenzuzi nturutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge nk'uko nari nabikubwiye twari tuje kugira ngo turebe uko imirire ihagaze muri iki kigo cyanyu. urebye imirire imeze neza pe Nibyo. imeze neza abana rwose no baratibushe nta kibazo kiri aho ngaho Nta kibazo ko bahari se baraza hari umubyeyi ufite ikibazo bwana muyobozi ngewe mfite ikibazo yego uri hehe ngewe mfite ikibazo ngwino hano ariko ikibazo cyo twari tukirimo nta kibazo reka aza kitubwire ngwino rwose murakoze uvuge make oya wisanzure rwose murakoze ngewe nitwa Suzana Mukamana yego Suzana nderera kuri umwana wanjye bamwita Keza Joy ariko uyu nguyu arakubeshya dufite ikibazo cy'abana bacu bari kurya ibiryo bitameze neza bitujije ubuziranenge ibyo kandi amakuru ngewe ndayafite rwose nigere yaba arambwira ngo umwana wanjye ntarwaye ngo arye neza ngo nta kibazo afite ariko mfite amakuru yego umuntu bahaye iki kigo cyahaye isoko rwiyemezamirimo azana hano ku kigo ibiryo bitujije ubuziranenge uwo muntu ntabwo afata depo yapfuye akayigemurira abana yabo ibishyimbo kandi ngo amakuru nanone igeretseho ni uko afata ibishyimbo akabivanga n'umucanga akabigaburira abana babo ibyo byo ntabwo ari byo pe ntabwo ari byo ngewe mfite ubuhamya bw'umunyeshuri muri hariya nawe niyivugire mwari mwavuganye umunyeshuri nawe icyo kibazo yavuze ko akihaza abaye ahari nawe twamuha umwanya umunyeshuri waba ufite ikibazo ngwino nawe ariko tubaye ufite ikibazo mugiye kutwicira abana nabi hejuru y'amafaranga twishyura minerivare dutanga ni nyinshi diregitiri ufite ikihe kibazo nta kibazo mfite reka nyine duhaya tubwire twumva uko bimeze ko n'uhagarariye abandi banyeshuri
abanyeshuri hanyuma kugira ngo ibigenda nabi bibashe gukosorwa. Murakoze. Hano ku kigo dufite ikibazo gikomeye cyane, abanyeshuri mpagarariye nshinzwe no kuvugira barya ibiryo bitujuje ubuziranenge, haba harimo amabuye, umucanga, ikindi kintu dusigaye turya inyama nshyashya zitwa imungu mu buryo turya, haba harimo imungu, nyine haba higanjemo imungu cyane. Ikindi kintu no gitangaje nimba ni ibinapurishe ibiryo by'abana bo mu bakiri, ariko nyine igikoma cyo utazi ibintu uri kurya ibaze igikoma niba gitetsemo kawunga ibintu bijya ntabwo iyo babahaye kawunga ureba n'irange bavanze noneho nanone babandi igikoma ukagira ngo wenda nishwagara babatobeye Tuyabanza sozi. nabwiye na Etanda wa wundi ushinzwe imirire hano ku ishuri, arangije arambwira ngo ninsubire ngo muri classe ngo singire ibintu mvuga ngo ntabwo ibyo bindeba ngo nijye kwiga. Nuko muko yambwiye na Etanda ihariye niko ushatse wawe reka nkubwire iki kibazo ntabwo nakikora njye Etanda naze n'uwo mucuruzi nawe umutumeho aze yatagiye ko agiye kugambana nawe ngo banze uwo mucuruzi aze hanyuma n'ukuriye ariko bemeza birimo ndamushaka ngashaka no gutekera abanyeshuri gutekera abanyeshuri yego nawe urura mukwiye kudutekera hano. dore na rwemeza wiwe yarakize rwose akadakabaye akadomori kubera ibiryo by'abana bacu Etanda igera hino ibibazo byawe. ariko icyo kibazo twari twagikozeho ni njyewe ushinzwe ikibazo rwose igikoni. twari twagereye munsi nibyo navugaga, twari twagikozeho icyo kibazo hanyuma turakikimura ambuka tambuka uze hano ariko byarakemutse. rwemeza mirimo ari hehe nguriya aho yicaye wakwegeye hino nawe ugasoma natambuke nabaze hano tubwire uko ndahari ngwino hano ubwo se itandaje na rwiyemezamirimo njye sinaba oya kunkabona bisobanutse ari wowe uteka turashaka utubwire ibyo utekera aba banyeshuri iyo ubireba ubona byujuje ubuziranenge. ibyo urebye byujuje ubuziranenge nabasohoje ariko nagira ngo uyu nguyu ariwe ubasobanurira cyane kuko niwe ugera aho hantu bari kubaza ngo ibyo uzana byujuje ubuziranenge. utangiye kwitara ba mwana by'ukuri nakoze gira ibiryo bikura muri depo y'umugabo. genda ndagira ngo uriya mugabo we usubize kuko njye ntabwo nsobanukirwa ibyo ngibyo by'ubuziranenge cyane ko atari nanjye ubiteka. uyu mugabo uteka fambezi utuye ibiryo basobanura iki kibazo kuko njye nshinzwe iby'amafaranga mu by'ukuri. murakoze. hanyuma se uyu uteka niwe ujya kugura kwa rwiyemezamirimo ibyo mutekera abanyeshuri cyangwa niwe ubigura? aravuga ngo ni njyewe ngende diregitirise w'ikigo. ariko se njyewe hari ahantu nahuriye nawe wa mugabo we none se akavuga ngo ni njyewe wavuze uwo mwagana bwana muyobozi njyewe nakubwire kuyo mbanze njyewe narakubwire ibi bintu ubundi byose bijya gutangira Etanda arambwiye ngo arampa amafaranga ngo tugaburire abana ibyo tubonye njyewe nimushaka bwahibaze n'ubu bwana muyobozi byagenze gute? Etanda yarambwiye ngo yasaguye amafaranga menshi ubwo nyine afite ibyo yahuriyeho n'uriya mugabo bivuge neza. reka uyu mugabo abanze twumve hanyuma nawe njyewe byose ibi bintu ndabona ibi bintu bishobora gutwara abantu uruhererekane bamwe bazira gusa kandi hari abagabo ntabwo hapfa abandi. ikibazo cya dore uyu mugabo sinabivuze yaraje ibintu ndabimusobanurira azi kumusobanura ko ikibazo kimeze kose pe nanjye naragerageje ibyo bitari byarapfuye rwose gerageza kumubwira ibintu tugiye gukora bizakora abanyeshuri barwari. noneho ubwo ni nk'agahuza kaje kuncamo sinzi uko byaje kugenda nemera kubitekera abana ibyo ndabisabira imbabazi. ariko icyo kibazo kimaze nta nubwo byakomeye cyane nk'abana nka 3 cyangwa 4 barwaye umunsi umwe arabeshya ariko se mwitonde ni ukwereka icyo gihe twahise
mwashatse umuti umeze gute? nyine twashatse agapeteroli tukajya dushyiramo agapeteroli kuko buriya agapeteroli buriya gatuma utwo tuyoka two mu nda tucurama ariko ndetse ihangane noneho ubwo nyine agapeteroli kagezemo na twa dupuriza natwo twa hato na hato tukagabanuka. puriza ni ibiki? gusura bya hato na hato gusura kurwaye batwikira abana ngo barakugurira icyo cya peteroli ntabwo ari ikibazo n'igitekerezo mu by'ukuri. ninde wakizanye? igitekerezo ni cy'umugabo ariko ntabwo barwaraguritse mu by'ukuri ntabwo barwaye kuko urumva twe twarabizirikanye kandi nari nabivuze ruguru ko tutazongera. reka icya mbere ni ukwemera ikosa kandi urumva ntabwo ngoye ikosa uraryemera? ikosa uraryemera? ariko ntucyane bigarukira bigarukira ariko ntucyane ntabwo bigarukira wicyane bereka nkandi cyakugamo ubwo nagenda kabitera mwamumenye. umva garuka gatoya bemeza mirimo igira hino ibyiza umwana wanjye naba agiye kumujyana ngiye kumukura mu kigo cy'amujyana. ufite umwana wiga ahangaha? ufite umwana ndamujyana kwanjye kino kigo se? asoro nta mwana afite akaba ariyo mpamvu ugabura ibiryo bitujuje ubuziranenge. yewe ariko ntabwo nteka mu kigo utanga umuceri uteze mbisobanure neza enda uko batabivuze ntabwo intanda twaguze umuceri umuceri mwiza ungana ute? ntabwo ari mwiza twese tubiziranyeho ntabwo ari mwiza wenda ndabisobanura neza ariko ibyo byose ngombwa ko byose ubyandika ariko reka ubivugira mu muntu ntawe ijambo rikavuga rwose mu by'ukuri ndagusaruye utameze neza ariko nari nawumishe ku buryo bwa tekinoloji nshya umuceri rwose wari mwiza uhumura ariko uteze ariko nari nashatse n'ubwanjye wasanga uriya mugabo ugiye kuwujyana ashaka kuzawubika nabi ukamwumva ukabona nari nashatse no kuwumwima arawuza niba narawugejeje mu kigo rero bakawufata nabi ibyo ntabwo bindeba intanda urumva ko amakosa yose akugarukaho ariko namugaruka rwose nanjye nayemereye nashatse kuwumwima ariko aramubaza oya byari bibi rwose uko bimeze rero sibyo? nawe directrice nimugira amahirwe ntibibakoreho ariko utabishatse ntacyo byadutwaye idonde igihe cyose mugomba kugenzura ubuziranenge bw'ibyo mugabura abanyeshuri kuva biva mu murima. urabyumva? kuva biva mu murima kuva bigeze aho mugomba kubika muri stoke mbere yo kujya kubiteka mukabanza mukagenzura niba nta kibazo byigeze bihura nabyo bitewe n'uburyo mwabibitsemo mukabanza mukareba icyo mugiye kubitekamo hanyuma na mbere yo kubigabura kandi nabwo mukabanza mukareba ko nta kibazo bifite. uracyumvise? ahubwo wowe urimo murumva? twabyumvise akantu kuko tanda yavuze ngo nta mwana wiga niyo mpamvu ashatse abaho ibipfuye mwamufunze nicyo gihe musabire none ko nta mwana ntacyo nyuma y'iyi raporo muraza kumenya igikurikiraho sibyo? muraza kumenya igikurikiraho rero ubu kintu tugiye gukora iyo ni inama nabagiraga nimugira amahirwe bikabagwa amahoro n'izina ry'Imana mu ijuru sibyo? tugiye kubishyira ku murongo bizasubira igikurikiyeho rero ubu tugiye kugenda mu nyereke stoke aho iri turebe uko yubatse turebe n'uburyo ibyo mubikamo birizwemo. waretse ntuyirebe se ko tweho oya kari ku kazi kanzanye se naje kugenzura hanyuma nkore raporo gishyikiriza abaguriye ubwo bizavamo namwe muzabimenya ariko mbere y'uko muri iyo raporo cyangwa se nyuma y'uko mara gukora igenzura n'ubundi ndabashyikiriza inzego zibishinzwe kugira ngo ariko netanda gusa oya nari mfite ikintu twebwe twese mwebwe ko rero turajyana umuyobozi nari mfite icyifuzo uhagarariye abandi nifuzaga ko nkamwe mushinzwe kugenzura ibijyanye n'ubuziranenge bw'ibintu cyangwa se bw'ibiribwa mwajya mukora ubugenzuzi bwa buri gihe mu bigo by'amashuri kubera ko rwose ukuri kw'Imana wenda n'ikindi cyifuzo waza no kudusabira abayobozi bakagena bari abana barwaye kwa muganga kuko nanjye ubwanjye ndwaye icyifuzo cyawe witonde directrice
icyifuzo cyawe nacyumvise. Nitumara gukora igenzura, urabona n'ababyeyi barahari n'abanyeshuri barahari, turashyiraho komisiyo ishinzwe kugenzura imirire y'abanyeshuri. Iraba irimo nde? Iraba irimo umubyeyi, harimo umunyeshuri ndetse n'umwe mu bayobozi b'iki kigo. Ndetse turaza gusaba no mu nzego zo hejuru ku murenge cyangwa ku karere nabo baduhe umuntu umwe aba ari muri iyo komisiyo. Mwabyumvise? Ibyo ntacyo rwose banyeshuri, ntimugire impungenge, igihugu cyanyu kirabakunda, nizo gahunda dufite kugira ngo imibereho yanyu irusheho kugenda neza. Ariko wa mwana hanyuma rero tugende tujye kubigenzura, mujye kunyerekaho stock yanyu iri kugira ngo nze kubona uko nkora raporo yanjye. Aha, umukino urangiriye aha ngaha. Ariko nagira ngo mbasabe bera ku ruhande bivuge ngo bamenye bamwe mushobora kuba musanzemo n'abazi. Turahera hariya. Muraho neza, muraho, ndabasuje mwese. Nitwa Munyanana Lisa, ninjye wari directrice munzi nka Mama Safu, umugore wa Papa Safu. nongeye kwirwa ku buzima busanzwe. Nitwa Bahati Xavier, nyina ikinamico na filime. Ikinamico nyina kuri Zacu TV cyangwa kuri Canal Plus, hari yitwa Ishusho ya Papa, nyina nitwa Gasopo, hari yitwa Kariza wa Karisa, nyina nitwa Mugabo. Muri Papa Sava ni Maître Tami Hatungi. Mu Runana ndi umuyobozi w'umudugudu wa Nyarurembo, Alphonse Mugabo wa Nose. mwese amazina yanjye yitwa Uwabeza Leokadi, nkaba nyina amakinamico atandukanye, nyina mu ikinamico Muzica kuri Radio Rwanda, nkaba nyina muri Papa Sava Destiny umugore wa Rulinda, nkaba nyina muri Papa Sava Seburi Koko nyikinamo Destiny umugore wa Rulinda, Papa Sava nkaba nitwa Nyiragitariro. Mwiriwe, nitwa Muhire Marcel, nakinamico mu ruhame kuko umaze gukina akina no kuri radio. Bumva Urunana akina nitwa Philippe Murakoze. Ndabasubije cyane. Amazina nitwa Norbert Rigero, aba nanjye ndi umukinnyi w'ikinamico n'amafilime muri rusange. Aba ndi umukinnyi mu Murage, nitwa Kivumbi. Aba ndi umukinnyi nanone mu kinamico yitwa Umuzi. Aba kandi mfite umushinga wa filime yitwa Inkuru ya Yohani yubakiye ku buzima bwa Gikristo. Aba kandi ni umukozi muri Zacu TV, ndetse aba nyina muri Papa Sava nitwa Tigidigi Jean Bosco. Nanjye nitwa Gerard Selisoni, aba nkora ibijyanye no gushaka amasoko y'ishyaka Culture, by'umwihariko nkaba nanjye ushinzwe ibijyanye n'amasosho media bya ishyaka Culture. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mutiganda Ramadani, umuhungu wa Gasake, nitwa Zakaria, mu ikinamico Umurage Communication Media Center. Nakinnye ndi umunyeshuri. Murakoze. Mwiriwe, nakinnye ndi umugenzuzi, nanjye ndi umukinnyi w'amakinamico ndetse na za filime rimwe na rimwe. Nkina mu kinamico Umuzi nitwa Parisegonde. Hanyuma niba mukurikira indamutsa za RBA murayikurikira, hari aho dukoresha amazina yacu, iyo ikinamico irangiye barayavuga. Ni njyewe Ndabananiye Rwema Jean de la Croix. Hanyuma mu Runana nkaba ndi Shyaka umugabo wa Devota. Mwiriwe neza, nitwa Olivier Baganizi, nkaba ari ushinzwe gukusanya ibikorwa bya Ishyaka Culture. Abanyamuryango bacu uko mwabyumvishe bazunguruka no mu makinamico agiye atandukanye, ntabwo tujya tubyihererana. Reka tubifurize umunsi mwiza mpuzamahanga w'ubuziranenge 2024, tubashishikariza kuzajya mukurikira ikinamico turi kubategurira yitwa Uruhuri, ica ku Isango Star, buri kuwa gatanu saa 8:30 kugera saa 8:30, buri wa gatatu saa 8:30 kugera saa 8:30, no ku cyumweru saa 2 kugera
2:40. aho hose rero mubona n'ubundi ibyo tutavugiye ahangaha tuzabikomerezaho, kandi by'umwihariko ni nanjye mwanditsi w'imikino n'umukino mwakurikiye. Tigitigi nawe akaba ashinzwe gutoza abakinnyi bose. Reka tubabwire ngo mugubwe neza mu muziki. Murakoze cyane, mwongere mubambere amashyi.